tuje turumvikana mwabagabo njye hatazongera nuwongera kugira nyakajya makata. God have mercy upon us. Shantanze nicije kandi ki yewe nta kundi nagenda barahiga nabona ko guhinga agakore nabona ko gucinkwa agakore nabona ko gupfubura agakore apfa kuzazanya amafaranga tu nta kundi nese twabigenza niko bigomba kugenda ntago nabyemera kandi sakaga mwabantu akamasaka ageze wari ukiryamye neza ugagiye gushaka amafaranga koko kora kandi ko nakaga ibi bintu ntago nzabyemera asoni ariko undeba abantu bicira ku muntu munsi weho igihe wabyataraye cyangwa gahenera umugina undebe uko kimezera kicare mu gisuti nubundi none nicayiriwe nta hantu itandukane na twumvikanye ngo cyubundi simwe urukona biragenda gute guno munsi mwe iminsi yo yabaye mibi ntago ari nk'ejo twari twakabonye niba twagize hano saa 12 neba saa 5 zirageze n'ubundi turabisubizayo nta kundi tuzashakisha n'ejo nuko sino nubwira nzo abandi tuzayishira gute tuzabatera imitoma ari bazimye ko nahashe uyu munsi akaba ari wowe waruzi kugezweho uri kubona turabahuye rusigiye nijo sinahashe ariko tuje turavuga ibintu tubisubiramo ntago wagiye wabyutse nijo umva nyine ubwiza warunyumvire niki nijo ntago ari wambwiye ngo uraje kubagara kwa Kamariza sika kuko nakubwiye ejo bunga umva nk'ibintu rukuzana byejo bundi ntago nakubwiye ko ejo ariho niriwe uzi neza yuko amafaranga yose nakuyeyo ari yandi naguze za karoti na bya bibiringanya twariye ni mugoro uri kuba n'umunsi turarye ariko nyine ari nuko rero nawe bagutangiye kuza urukunura ibintu by'ibibazo nje ntago najya kwa Anastase kubagara sambuka se kwa Anastase najyamo nka vidura wese sinje wayividuye ati iri kwa cyangwa ko marimo uko mana niko God have mercy upon us. ibi ngibi wibeshera fose uko numvishemo uzwagira ngiri kote ikozwe mu ruhu rw'agasamunyika wewe ikibi cyane ukuba gutangiye gutuka umuntu mu gitondo ziko binsigayeho ego komana cyareka nkubwire rero nubundi numvisha iri kote ryonyine ngumanye nawe mwiyinze ntahantu byabitandukaniye no gupfa reka ngiye ngubwire ese nje nzagenda nicwe na carbon dioxide hejuru yawe ariko iyo muri kwifata abantu bize rero iyo none se iyo muntu maze rero reka nkubwire Jendi isonze tuve mu bintu by'impaka niba udashaka uri mu giti mu buringiti wa mugabo tugende sibyo reka nkubwize ikintu cyanyatse kugira ngo byorohe buri wese agiye kuzajara tugiye kuzatwata turagira guhaha rimwe utazajya kugera hano ukajaga no mukazi oya dore njyewe utazajya singiye ntago njaga mu kazi umva twumvikane dore akazagatezo njye kuja no kundeye cyangwa kwa Anastase ntago ndabura no kumutemera ibitingo cyangwa mbikonde n'ingaruka sibyo twumvikane ibyo ndateka uranyeza ikibuno nijoro aho kugira rero ngo njyewe uzaje urateka ibiryo nibigera mu nda yanje bibike cyangwa bivuga cyano nanjye cyano buri wese aje gushaka amafaranga nanjye ndi kuvuga nawe nagiye ngenda nyura na gahunda mfitanye nawe nanjye ndanyura ariko ibintu byo kuzaje uraza utazanya amafaranga ibintu byo kuzaje ukunota ntago sawa ariko urabizi akugira nje nongere kwitwa n'inzara cyangwa nje mu nzu y'abandi isuka ngiye kuyiteza mu camuna nubundi nagiye iyo suka waruzi ko bari bayinije si niyo kwande twarwambukane ubwo nyine nakundi dukomeze dutegereza ariko ubwo wizere ko urava hano utarara mu nzu utari wishyura ndaje gucumbikisha hari wenda bari abantu banshira no munsi y'igitanda warangiza ukaza ukubwira ngo nje akazi kuri munsi ndakavuga
maze muje murasha ibintu byo kuza ngo mwaje ku kiheta bwa mbere njyewe wewe uguri muzi none nguyu asa n'uze aha nuze siko nameneka mwabagabo mwe uzi ibibazo mfite iwanje noneho aha ntiwabigira nta waturusha ngo sitwe twumiriwe no kuva saa 12 kugera saa 4 nitwe tworohe ibaze ko n'udushimbo twatwarahemo twagaze ko tuve muri ayo ejo bundi numvishe ngo hari icyaka mwakoze cyo kuvidura wese kari muzika ibiraka byo kuvidura wese ari ibyanditse turumvikana mwabagabo mwe sibyo narabakiye mu iseta y'iwacu mu bintu byose ndabakira ariko muje murakora ibintu munyereke ko sibyo mutange n'umufuragiro cyangwa mu mpena basi na komisiyo ya mwakore azo warangiza ukagenda ugasanga ngo nawe ejo bundi ngo sombwe ngo harahantu ngo mwagiye kujya mu bukwe ibaze no kuja kujya mu bukwe musuga muraje mwenye ariko twe turavuga ibintu tubisubiremo sibyo we ejo bundi we ndi kubwira gwa umushogoro ibaze ko wagiye kuri umushogoro n'amafaranga mukoraga muri kuvidura nawe reka ngugaruka kuko mwanyihoreye ariko njye mumbwe ngambe reka twese tube ibipupe twese oya reka tube ibipupe Basimani mujurazo yuko byinira ku bantu ku mubyimba wowe niba uvuye iwanyu wahaze twe tuba twahaze kuva saa 4 twaje kwicara hano kuva saa 12 kugeza isaha nta kintu turarya wowe uri kudusakuza ngo nta turi kuvuga ngabo byihorere sibyo nubundi ngiye ndi kubona gukomezanya kuja ndaza no kuri seta yaje si seta nje nta kintu naje ndakura ahubwo ngiye mumvire ku iseta muje kuyanya cyo komeza wabire uzi ngo hari umuntu uraguha akazi komera setu komera cyane aha nahese yamaye nkada tari kubanza ko kababonye mujyaga oye muraryaga kabisa aka kanya ejo bundi ubonye akazi k'ikiboye ibisubye buhungana nakagurwe gaturi bakiro ndagaspira niko cyamwana reka kumva uracakora haha ni sara epfo kwa mama baby niho nyiko nese ugarukiye karukiyano haruguru gukora iki sano ngaha ko nanziri hari giye guhaka kugunda kuja gushaka utunyanya n'uduki aha ngaha nayo umva nyine nkubwire nyine hari ibintu by'imitsima nyine iyo byataye garanti nyine mabujura bima nyine nkaja kubikata imitsima nese ugiye kubishugunya ngiye kubijugunya mu ngarane nyine muri moteri imitsima nyine sana ndebe katurebe izo mitsima none ubundi reka nkubwire nese ntabwo wamenye ko ingarani bayimuye cyagaskura nese ingarani nisigaye abaharahe ubwo ndi kubona uzamutse urugo nta nubwo n'ahandi ingarani baga imitsima cyamwana ntago napfa kukwizera nese ubu uzi umunuka ariko bibaga bifite akagwa mutsima guri kunuka nubu akoza naturebe kanze nyine ubundi ikintu kiri kukunukira hari umutsima guri kunuka zana umva oya wigi nese ubu koko ikintu kiri kunuka cyane ko gipfunda wawe yambara akantu kumwe kiri kunuka kanze ndebe Buransi kino kiri muri envelope. Nico kiri muri envelope nyine. Senda yabugo mutsima. Kubona mba nagipfunyitse kujya kitanukira abantu. Niki?
Ewe we. Ukumva kitaye kunuka se? Nuko ibintu by'iwanyu binukaga? Kiri kunuka koko. None reka nkubwire. Nubundi nwese ubura nta rugaro. Hajya wambwiye ngo ugiye kuki. Dore njewe si hari inyuma ahantu bimuri kimotera rugwaza. Barakimuye. Ego komani kimotera ngiye guhita ninya byararugura ahantu bimuri kimotera. Ukijugunyemo kitaba kikunukira abantu. Ndagitera ishoti wigira si iki ukijugunyemo. Banza koko kiri no kunuka. Weho isubirireyo genda ukora ibintu wari ugukora. Ariko weho ije ariko ntago wagenda ako ushobora gusanga cyako kanu kuko kiri kunuka kanze. Ni pepe. Jesus! Uri kucyumva Iki? Jesus! None God genda have ngiye mercy upon kukijugunya. us. Ngiye kukijugunya. bamungusha. So turi kumwe. Bagiye kukijugunya ngo kiri kubanukira. Ngiye kukijugunya mu nda n'igishaka kibi. Kiri kubanukira kosha. Ubu baribonye. Agakati keza kari guhumura guca. Wagira ngo kavuye muri firigo ngo kiri kunuka. Jawe. Igikomeza kinuka simbushije. Aha, ni kinuka sha. Gikomeza kinuke Tubundi njuga. Iki kintu kimeze gutya cyazana ku yiseti yindege katugurukana. Nawe byibaza umuntu ufite isura ameze guciri gutetema wajyana insina bateye mu nawe bibaza. Nubundi nikwana sana umwako. ariko tuje turumvikana mwabagamo nje hatatonja nuwongeye kugira ngacha makata ariko na reka mbabwize kuri ariko Abahaza mikura bamera. Hero Records. Sawe. Ugiye kubanukira nta cyari gishaka kibanu. Kwa nute simbushi urana wahanu yagiye no tavana ibyarateo. Yoba imigati nkizi ngo zibaga zirimo n'ubuki zagutunga icumweru. Nyashaka ntahaye. Ibyo biramureba cyane nta kibazo ibyo biramureba. Ngiye kukarya ndi kukarunda nitonze. Nkuraho gato nkarum. Nkuraho kandi gato nkarum kugeza ngumaze. Shahu we kiri kunuka ngo bagiye kukijugunya ngo muri mondisi. Mujugunya simbushije. ariko se maraga muje muranyumva ziranje ziri kuja ziri kumwe hari inshuti nziza rwafukuye twahoranaga mu bitangaza yazanaga umugati akazana n'imboga tukaberera hamwe dufatanyije gafukuye mwana wacu gafukuye umwana w'Imana yihere maze twikundanire shanyihere maze twigumanire. Reka nkubwire rero ntugire ngo ndakwimye pe. Ugu mugati uzi ukuntu guri kunuka. Guri kunuka. Anje ndi gupfa kurya. Ngira ngo ndakwimye mwana wa mama. Ugu mugati guri kunuka shana akira utanavuga ngo ndakwimye. Akira suwanze. Nohore. Nabundi guri kunuka pe guri kun Habzus. Ngo niba ari udufaranga wabonye
genda uturayi twiriye nawe iki cyo kiri kunuka areka nukeho nanjye ntabwo wabyumva ntabwo wakumva ukuntu iki kintu kiri kunuka wewe buriya uzi ngo biroroshye data we ubwo umugati uri kunuka sha ntabwo wabyumva ntabwo wabyumva pe ni ukuri kagira ngo ndanakwimye uri kunuka ubimenye naho ubundi rwose utazanagira ngo genda umwana mubi buriya burangiyeho nifashe bavuga ati umuntu tubanaga ntabwo namara ku kintu kiri kunuka uri kumva reka njye njyenyine ku buryo naramuka harimo n'ibintu byo gupfa nce njyenyine nanjye reka dupfana nta kibazo utagira ngo mvara nkubwira ngiye kuzana amazi ndasanga unkoreye ku mugati ndetse urawukora ndasanga unkoreye ku mugati Urawukora. mwihorere ushaka gupfa mugabo nsanze n'ikijerekani kiri shahuwe tambira ko ari umugati gwanjye sha tambira ko ari umugati gwanjye wa mugabo we witonde utambwira ko ari umugati gwanjye